Iyo tuvuze inkoko z'ibigagari cyangwa se inkanga, ni inkoko zifite ubuzima, ni inkoko zifite uburanga budasanzwe, ni inkoko zibereye, ni inkoko kandi zigira umusaruro w'uburyo butandukanye, yaba umusaruro mu nyama, yaba umusaruro mu magi, yaba umusaruro mu buranga. Ni inkoko zidakonsoma ibyo kurya byinshi, ni inkoko kandi usanga zidakunda kurwaragurika, ni inkoko zitagoranye mu kuzorora, ni inkoko ushyira ahantu hose ushaka, inkoko zikabaza zishobora guhaba aho ziba, gusa wowe upfa kuzishakira igiti zajya zisimbukiraho zigahagararaho zitaraye hasi. Ni inkoko ibigagari cyangwa se inkanga, ni inkoko zigira ubushobozi bwo gutera amagi menshi cyane, amagi menshi cyane, amagi menshi cyane. Kandi aya magi ntago birangirira aho ngaho gusa, kuko aya magi aravura, aya magi avura indwara nyinshi cyane zitandukanye. Kandi inkanga cyangwa se ibigagari nizo nkoko zigira inyama ziryoha kurenza izindi zose, nizo nkoko zigira inyama, nibyo biguruka bigira inyama zifite umwihariko mu kuryoha kandi nziza cyane. Izi nkoko zigira isuku, izi nkoko ziyitaho, izi nkoko zikunze kuba mu muryango. Niyo mpamvu korora imwe bitajya bishoboka, ahubwo bisaba ngo ubyibura ugire famiye imwe, famiye ebyiri se, cyangwa se famiye eshatu, cyangwa se famiye enye. Izi nkoko zigira urukundo cyane, izi nkoko ziragendana, ndetse kenshi na kenshi isake ishobora guhitamo ikigore cyayo kimwe gusa. Niyo mpamvu kugira amafamiye aba ari byiza cyane, kuko icyo gihe bituma ubasha kugira amagi wizeye neza ko yose abanguriye. Naho iyo ufashe ukabigira igihagwe rimwe na rimwe, ukagira nk'isake imwe mu nkokokazi eshatu, cyangwa se isake imwe mu nkokokazi eshanu, ushobora kuzisanga zimwe na zimwe muri zo mu magi amwe n'amwe atabanguriye, bitewe n'uko ya sake ishobora guhitamo ikigore cyayo kimwe gusa, izindi ntizibangurire. Ni byiza rero kugira imiryango, niba ari umuryango umwe, niba ari imiryango ibiri, niba ari imiryango itatu, ukabasha kubikora uko nguko, ukabasha kuzorora uko nguko, nibwo buryo bwiza. Izi nkoko mu buryo bwo kuzorora nta kibazo zigira aho wazorera hose uko zabaho kose, ariko biba akarusho iyo ufite ahantu ushobora kuzirekurira zigatoragura udusimba ndetse zikabona ubwatsi. Icyo gihe izi nkoko zirushaho kuba neza cyane. Ni byiza mu gihe waba ushaka ko zikomeza zigatera ndetse zigatera zidahagarara, hari ibyo ushobora kuzigaburira, harimo nyine udusimba, harimo ibyatsi, harimo ibiryo nyine bifite intungamubiri nk'ibindi biryo byose mugaburira inkoko. Ariko kandi nanone byaba byiza iyo ushaka ko zihora zitera zidahagarara gutera, kuba ushobora gufata ibigori ukabicisha mu kayunguruzo. Urabona nk'ubu ngubu iyo tugiye gusesha ubugari bwo kurya, hari akayunguruzo ka mbere, hari aka kabiri, byibura bakagucishiriza mu kayunguruzo ka gatatu, mbese kikaba igiheri gitoya kitaza gutinda mu gifu cy'inkoko. Si byiza cyane ko izi nkoko zibana n'inkoko zisanzwe, bitewe n'uko inkoko zisanzwe zirasahuranwa cyane, kandi inkanga ntago zizi kurya, ni inebwe mu kurya, mu gutoragura. Icyo gihe rero niba uzibanije n'inkoko zisanzwe, uzasanga inkanga cyangwa ibigagari zishwe n'inzara ntubimenye, kubera ko inkoko zisanzwe zazicuze mu buryo bwo kurya. Ariko rero ushobora kuzibanisha na dendo ho nta kibazo, kuko kenshi na kenshi usanga hari ibyo bihuriyeho, hari ubuzima bihuriyeho. Ariko kuzibanisha n'inkoko zisanzwe cyangwa se ukabigaburira ziri hamwe, ibyo ntago ari byiza. Rero ni ukuvuga ngo ushobora kureba ukuntu wabyitaho, wabigenza wenda uri kuzorora, kugira ngo noneho ibyo ngibyo byose bitaza kubaho, ukabyitaho, ukagira ubuzima, uzigabanyamo mu bice bitandukanye. Niba ari dendo bikabana, inkoko zindi nazo zikajya ukwazo, kugira ngo ibyo ngibyo ubashe kubona umusaruro uhagije. Ni byiza rero ubashije kuzorora, kuko ni nziza mu kuzorora kandi zikagira umusaruro mu buryo bwose butandukanye. Urakoze cyane rero wowe uzifuza kandi ushobora gusoma n'amanimero yayo kuri iyi video, hanyuma noneho ukabasha uzikeneye ukabasha kuba wahamagara tukagufasha kuzi. Natural.